nese ubu nk'umugore wawe yajya kumva wongeye wagarutse ahangaha waravuze kutazahagaruka urumva koko atari ukunteranya gushaka kunteranya n'umugore wawe inzu wayisubiyemo se nayisubiyemo urufunguzo nguru wararumpaye none se urabona udashaka kunteranya na madamu wawe n'umugore wawe ikibazo gihari n'igiki ubu koko urabona uriya mugore udashaka kuzanteranya nawe ariko mwarabyemeranije uza hano kwa wowe nje mubwira ngo nje hano kwa wowe none kabagore mwamwe ariko reka nkubwire ikintu kimwe nandi twega abagore tutagira abagabo duhura n'ibibazo byinshi ariko nuko kuvuga ikintu ngabagore mutagira abagabo nago se muri abantu ubu se haba hari umugabo uba wirirwa umfata uko wiboneye gutya nese bwo kora ikintu cyakinzanye nje kureba inzu ngo nyisane bitewe n'ikibazo ubona wari kuyisana se nahari kuki utabanje se ngo mamagare none urangamo wenyine n'abandi bayibamo bambwiye ko inzu ifite ikibazo urangije utiviki yamamagaye ngo inzu ngo irava ubu se kujya kumbeshyera wumvaga biri kumarira iki nese no gutabarizo nk'ubu umugore wawe ntabwo kiye namwiyemereye ko ubwanjye namubwiye ko nta communication umugore wanje nawe urabyemera ubihaga ariko ugende wagira ubizi kiye rwose sinzongere ko ndakubaha nongere mbigusubiriremo mbabara wese kuzaniranya n'umugore wawe ariko kandi nakazi kawe karuzibuza amahirwe waba wariragiye warataha umutwe wibaza wakura muganga gakondo kandi wizewe va ku giti dore umuganga gakondo ndetse no ku bimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze abagabo ku bakobwa bavumiwe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganirwa ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe igifu telekomunani mburugu umutezi ndetse n'izindi ahumura ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bitaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ngiye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment ni kuri nama zanyu ziradufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse n'abo muzigira zirabafasha kubera ko inama zanyu zari zikenewe niyo mpamvu dukora ikiganiro kugira ngo niba wabashije kukireba tanga inama cyangwa igitekerezo cyangwa n'ubundi bufasha wabasha gutanga ku muntu twaganirije uyu munsi ndi kumwe na Vicky umeze ute meze neza ndashima Imana asa neza ariko koko kubera Imana umunsi urasa neza nk'umuntu witeguye urugendo cyangwa sha n'ukuntu mvuye mu rugendo ubu nibwo nyigera inaha nibwo amaguru naya vuye Karongi amakuru abana bameze bate sha Karongi ari ivumbi teta nyine nararwaye ariko ntago ari grave ariko mu bisanzwe bameze neza hanyuma wampamagaye urambwira ngo nze nkurebe tubonane sinzi tuvugishe na wa mugabo gusa nicyo nashaka kubwira nta kibazo kinini yateje kira uriya munsi ngira ngo abantu baribuka ko nyine yaje akagera hano nanjye ukambwira ngo mpagere n'umudamu we arahagera ngira ngo abakurikiye ikiganiro barabibonye nyine uko byagenze byose hanyuma rero wifuje ko nzu uyu munsi nawe ukaza kumuhamagara shake jewe buriya narumi ndagiye kumva numva umuturanyi nyine wa umwana wa hano ati rega ngo ndi kumva hari umuntu uri gukomanga kandi twese tuzi urumva iyo ngiye siga mbabwiye nyine kugira ngo banyumvire kuko nta muntu wakwinjira mu nzu nk'abajura ati nakomeje kumva umuntu ko uhondagura ndyamye urumva nyibirwa ibyo ari byo abyutse ngo akuyeho irido ati nakuyeho irido mbona ni wa mugabo nuwe mugabo se kuko nahinzi ko nyine Randirodi twemeranijwe ko tazagaruka ahangaha ati nkwewe irido rero mbona ni wa mugabo wagarutse ahangaha ati yakomanga arakomanga ati ku buryo nari nsinzire mbyuka nje kureba ati mbona niwe ese wabonaga ari muzima ati yari muzima uramuzi Randirodi wacu kuko urumva ni murumuna
w'umutipe wamo hano ni umunyeshuri nagakunda kuba hano nturamuzi ati kandi muzi nacyagiye muserera ari we igihe yazaga hano naramubonye naramwiboneye ubona niwe ati niwe nuko ati rero nibwo nahise mubwira ko dahari atari ko mbona nashaka kubyumva niko guhita rero umwana ajya mu nzu arampamagara arambwira ati iwawe wa mugabo yagarutse kongera guhakomanga nanjye rero biranyobera niko kuguhamagara ngo basi noneho wigire undebere niba ari byo kuko urabizi ko nawe nari nakubwiye ko ndi bujye kureba umwana i Karongi ku ishuri hari ibyangombwa nagomba kumushyirayo ngayo nguko namwe muhikubise muti koko nibyo na madamu we nahise muhamagara ndabona imbabarira ugende bambwiye ko umugabo yasubiye mu rugo dore twasanze ari kureba hano hejuru ahantu hamubwiye hava ngo no mu nzu harimo ahantu hava mu nzu harimo ahantu hava se uriya mugabo njye mu nzu yanjye harahaheruka keka niba yarahabonye ntarayinjiramo ngo hano hose ngo ndashaka gusana ubwo atwereka hano hose n'umutambiko wose ngo wamubwiye ko inzu iva baragira ngo urayikoreshe ngo utazavirwa ke utambeshye nongeye mbisubiremo inzu iva mu zuba gute nta mvura iragwa ngo yugamye hano ngo abibone inzu iva mu zuba gute ibyo bintu mwebwe mudukurikiye aho mwabibonye cyangwa mwabyumvise naye nabitekereje muri sawa mugani ko nta mvura iriko kugwa ngo hoye ngiramutse iguye se njyari ibyo nize mubwira kw'inziva madame aramubati se yabikubwiriye he ko yakubwiye ko atazongera kuvugisha ibyo by'uko inziva mwabivuganiye mwarahuye yaraguhamagaye kejewe uriya mugabo nkeneye kumenya bya nyabyo yavuye twumvikana njye nawe na madamu nawe wari uhari ko atazongera kugaruka ko inzu barayimfunguriye urufunguzo baranusubije nguru ibyo ngibyo rwose narabishimye we ubwe yiyemereye na madamu we ko atazongera kugaruka ahangaha ibyo narabimusabye arabyemera n'amafaranga ko nzajya nyabohereza kuri telefone uriya mugabo mu by'ukuri namwe mudukurikiye uriya mugabo aranshaka w'icyarambaza uriya mugabo arakwemera aranyemera se aranyemera ko afite umugore we njye aranyemera nyemera nyuma y'ibyabaye byose ntagira isoni nta mwara nta uriya mugabo menya rwose aragukura reka none se arankunda miki umuntu waje akaza akagaruka mu rugo nta kintu kigaragara gusa mudamu wakihagera nibwo atangiye kuvuga ngo aje gusana madamu uti se uje gusana uzanye umufundi urisanira ngo nje kureba ngo hanyuma njye kuzana ngo ibikoresho uriya mugabo nta munsi ndamuhamagara njye mubwira ngo inzira ava nta hantu na hamwe iva arambeshyera sinjya muhamagara na rimwe uriya mugabo mpuzwa n'amafaranga ye y'igihe cyageze urumva arabizi hano twese amatariki yacu ameze nk'akurikirana asanga amafaranga ye nayateguye naba nayabonye mbere urumva nkayamwohereza kuri telefone ndamubwira ntese ikintu cya mbere kuri kubona n'ubundi ahasenyutse niwe wenyine ufite umuryango ufite inziva aba bose kutabarebeye ku miryango ko hari ahantu homotse ngo uhuye ngo ushaka kubanza kwa Vicky ngo ngakurikizaho n'ahandi akuri icyo akubwira rero mugabo reka nkubwira ariko mudamu we yaramwivuganye yego madamu we kuva cyagiye ntabwo aramuvugisha urumva yaramwiyonye aramubwira ati icyo uzakora kuri uyu muryango ase mu by'ukuri uriya mugabo aranshaka wiki nta kibazo ati Vicky yarampamagaye ambwira ibibazo afite ati ndavuga ntaza gukemura madamu tise uza gukemura ibibazo by'umuntu gute utambwiye ubundi izi nzu ko ari izacu ufata umwanzuro gute wo kuza kuvugurura cyangwa kugira utambwiye ati ibintu byose si ngombwa ngo mbikubwire niba ngiye ahantu nkubwire niba nkoze ikintu uhamagare si ngombwa ko mbikubwira ariko ikintu gihari cyo kinagaragara umugabo afite icyo ashaka mbabarire nta by'abagabo ndimo kandi akeziritse kamuhoro gasiga kawuciye se nta by'abagabo ndimo ngewe ni ukuri pe nta mwanya wabyo wabo ndimo afite umuvuduko hanyuma rero wampamagaye ngo tubigenze gute njye naguhamagaye kugira ngo njyewe koko muhamagare urumva yarabeshye kandi madamu we yaje hano ngo naramuhamagaye ngo aze ngo gusana ahangaha ndagira ngo aze hano avugira ahantu namubwiriye ko inziva dushaka kumuhamagara araza kugira ngo nijye uri hano jyenyine ko wumva yanshakaga
aza dusangane yewe ambwire neza ahantu namubwiriye ko namuhamagaye mubwira ko inziva ndamuhamagara. uramuhamagaza telefone yawe ariko ndayifite nimero ye umuhamagazi yawe kuko ibi ni ugukabya nta mugabo sinzi ikintu nshaka harangendaho ntabwo mubwira ko uhari. mubwira uti ejo bundi waje wanjye ntahari nti rero nagira ngo nyine umbwire icyo washakiraga umwe cyakubwira bundi tumbwira uti ubuse madamu we ntiyumiwe yavuye anagahinda kamwishe yasanze akihagaze se cyane rwose tonze muhamagare ubundi umubwira uti narindi mu rugo rero nti nagushakaga akanya gato wanjye araza yirukanka. yego uriya mugabo njye sinzi ikintu ashaka. ikintu kimuzana hano ni ukuza yiruka ubundi aze tumubaze nyine ariko banza umuhamagara. alo shyiraho parere alo mwiriwe makuru ni meza ndashima Imana meze neza. nese ubundi niyize mba umwana mubi ryari amatiku yanjye iki ahubwo nageze mu rugo nagira ngo nyine uze tuvugane ku manywa sinshaka ibintu byo kuza kongera kundeba nijoro nahageze waza ukambwira kuko ubushize bambwiye ko wari uri hano uri kunshaka kandi uzi ko nari nagiye ku ishuri ry'umwana kumureba nahageze rero ubu nibwo nyihagera ubaye uri hafi ku kazi kawe waza ukandeba tukavugana hakiri ku manywa. wakwihanganye se ugakoresha nk'icumi ko hari ibindi bintu nshaka kujyamo koko waba umfashije pe. ariko se amahane iki ngwino we ngwino tubivuganeho. sawa banguka murakoze. bari hafi yarambwiye ngo minota ngo 20 cyangwa 30 ndane ntubyiyumvi ntago yareka kuza ndamugana wambabere tugakoresha iminota 10 ko hari atundi tuntu nashaka kujyamo butarira sinshaka kugira ngo aze kuza kunywa mangira mu gicuku upfa kuba ari wo muhamagaye ngo bari mu nzira ari guca ibiti n'amabuye ese burake mu byukuri cyakora azaguteranya n'ura mudamu we ariko uzi ukuntu mudamu ari umwana mwiza ari inshuti yanjye ariko uyu mugore n'uwo mugabo ahubwo aza uyu mugabo wizirika ku uyu mugore ubundi bite byabo n'ukuri kandi wabonye ko cyane n'ukuri ko mudamu we nta kibazo na kimwe tugirana sinabikubwiye rwose n'ibiryo uriya mudamu nyigera aha naramuhamagaraga n'umugati rwose meze nabi yaba ari uwo muceri yaba ufite yaba ari isukari urabona uruhinja akama rwose uriya mudamu sineze nifuza kumuca inyuma pe ni umwana mwiza nta kibazo cye uyu mugabo ahubwo ndabona ashaka kuzanteranya n'umugore we. uriya niyo uri umudamu ukibana nta mugabo ariko se bivuga ko abagore bose bafite abagabo nyine ntago bose abatabafite se bose ni ngombwa ngo biyandarike. icyo mvuze nuko nyine iyo umugabo azi ko udafite umugabo umuntu ari we wese baragusuzugura akumva ko wamuha karibu noneho nyirenze ashaka kuvuga ati iyi nzu nabyemera ntago azajya yishyura arayiberamo ubuntu nimubwira ko arayiberamo ubuntu nta kintu ndi bumusabe ngo akimbe. abana babiri ibyo narabihaza abana babiri aho bingeze mbarera n'injye ubizi urumva n'injye ubizi uburyo nihamahama nikokora kugira ngo aba bana babeho n'injye ubizi nta mwanya w'abagabo ngiye ngifite. ikintu cyangisekeje kugira ngo nkuriya ambwira ati umwana ari ku ishuri nk'ibihumbi 20 muhahire wenda nk'utuntu duke yayaguha mvuye ntabwo banyetse uniform z'ibihumbi 40 zo mu gikoni ndayafite se usumubwira uti wamaye 20 yaguha
ntabyo ndamubwira ntabyo nzi ntayo yago nyine ntayo buriya yama nyine abagabo bagendera ngo impanguhe nimba hari icyo umuhaye nawe araguha ariko njye ntekereza yuko nuko wenda abagabo nyine bafite ukuntu batekereza kandi buriya afite n'impamvu nawe akora biriya wenda ubundi se yamaye amahoro yanjye kuko yanditse mfite byinshi nabonye imyaka amaze ku isi mfite byinshi nabonye mu bagabo urumva patata yananye teta ari muto afite imyaka 5 urumva pucuri urabizi urabizi ninjye uri kumurera urumva teta kugira ngo ajye ku ishuri ni impuhwe z'abantu no gukora nikokora kugira ngo abana babeho ubu si cyo nabonye n'iki ku buryo ntaguma kwiruka mu bagabo batamfitiye akamaro ufite icyo akumariye sava ariko nk'umuntu udafite ikintu akumariye akaba ari kugutesha igihe kugutwara umwanya mukomere cyane karibuni hano se kari mu rugo kandi ari ibigoranye kandi komera ariko ukoresheje iminota amahoro n'izuba rimeze nabi ko nta n'ugutinze ntabwo ninze na akantu gato ndimo nkora bisa nkarangiza nitaba abaje nguyu urihuse rwose mabuja se ngende mabuja ndi mabuja ugiye kubaga icyubahiro kibukwiriye rero yagushakaga shakira guhora se se kandi namuvugira none se Randiro nyine birumvikana ngo ukuye mu kazi sinzi aho wari uri kaya nanjye dore amaguru naya nibwo nyigera ahangaha nibwo nyiva i Karongi kureba umwana kuko urabizi ubishize waje ahangaha sinzi niba ari byo cyangwa atari byo kandi mu by'ukuri urabizi ko ubushize na madamu ari hano twasezeranye kutazongera kuza ahangaha kuko mu by'ukuri yaba ari wowe waje cyangwa si wowe njyewe waje ariko nenje ku kibazo cye urabona imvura iregereje igiye kuza ibiza bigiye kuza tukageza mu kwezi kwayo kandi iyi nzu ifite utudefo twinshi irashaka kuba yakorwa ari umutima twarashaje imyaka 5 ngiye kumara ahangaha ko jye nta mvura yigeze ihagwa ko nigeze nanaguhamagara ngo kubwire ko hava mu by'ukuri wambeshye utukuntu nakubwira kuba warahageze ari nzima nese ari ikintu kidasaza umuntu we nasaza nakubizi kuba narinje kureba aho ifite akadefo ngo nzahagukorere ni ikosa wagombaga njyewe cyo kinzanye nicyo ndikukubwira narinje kureba aho ifite akadefo ngo nzahagukorere none ko madamu wawe ko wavuze ko naguhamagariye he mu by'ukuri se nakubwiye ko ngiye nazongera kujya nguhamagara kuri telefone sinjya nguhamagara urabizi ndakuba iyi nzu yagira ikibazo nkaza kureba ifite ikibazo ngo nyikore ibyo nabyo byaba intambara ese umuntu ufite ikibazo cyiki inzu warayihawe inzu irimo nese ubu nk'umugore wawe hiyajya kumva wongeye wagarutse ahangaha waravuze kutazahagaruka urumva koko atari ukunteranya gushaka kunteranya n'umugore wawe inzu n'uwayisubiyemo se nayisubiyemo urufunguzo nguru wararumpaye none se ubu urabona udashaka kunteranya na madamu wawe n'umugore wawe ikibazo gihari ni iki ubu koko urabona uriya mugore udashaka kuzanteranya nawe neza gutaya nawe gute none se icyo kinzanye cyaraguzije nenje kureba inzu ifite defongo nyigukorera neza bazi nyireka zuzanyange none iyo umubwira mukazana ko mwabyemeranijwe ndabizi nyine ayo mezi agiye kugera nagera nibwo nzabikubwira nabibonye ko mwemeranijwe ko iyo hari ikibazo nzajya mubwira cyangwa se mukazana wari waje umubwiye uwo munsi waje umubwiye kubizwa nayo nagiye ariko ntako ubwo ni umuragabagiye hose abwira umugore umugabo cyangwa abwira umugore ariko mwarabyemeranije uza hano kwa wowe nje mubwira ngo nje hano kwa wowe none ai kabagore mwamwe ariko reka nkubwire ikindi kintu kimwe nandi
twebwe abagore tutagira abagabo duhura n'ibibazo ariko nuko byinshi gikunda kuvuga ikintu ngo abagore mutagira abagabo nago se muri abantu ubu se haba hari umugabo uba wirirwa umfata uko wiboneye gutya nese bwo gukora ikintu cyakinzanye none nje kureba inzu ngo nyisane bitewe n'ikibazo ubona wari kuyisana se nahari kuki utabanje se ngo mamagare none mbaze ni telefone bakopoze hanyuma ibaye kompoze kandi byari ngombwa kuza kureba inzu ifite ikibazo ngo nzi kuhakora kugira ngo umuhindo hanyuma ibaye kompoze kuza utambwiye sibyo Randiro twumvikana ndakwinginze pe ndakubaha mu byubahiro byawe sibyo uri umubyeyi amazu yawe nibyo yubatse turya neza pe nuko wabimbwiye ariko mbabarira magahenge mfite ibintu byinshi mu mutwe bindemereye mbabara utazaneranya na madamu wawe ako se Vicky agahenge nagutesheje nakaye mugore mwiza ese madamu ko yararakaye biriya akazi ke narakare nese hari kibi yasanzemo yabonye ya kibi ndi gukora abagore nini ko baba nawe namwe murabazi niko baba mwe ntabwo wavuye hano mwemeranijwe ko wavuye hano mubyemeranijwe ko utazongera kuza hano koko mu by'ukuri nese base cyo wabuze mu nzira ntacyo nabuze mu nzu nibyo ikibazo n'iki ninge narinje ngo ndebe inzu aho ikononekara ngo nyigukorere neza ibyo nabyo byaba ikibazo ngo waje wanje reka nkubwire ubushize wowe ubwawe warivugiye ngo impamvu ngo wari wansohoye ngo ushaka inzu yawe ngo hano ngo hari abantu ngo barana ngo baza ngo guhondagura kuri urugi urumva ibaze ko umwana yabyutse avuga ati wabona ibyo wa mugabo yavugaga ari byo ni umunyeshuri ari mu kiruhuko uzi ko yakangutse ari mu bitotsi ngo agira ngo koko ngo aje kureba niba ari abagabo baje guhondagura hano yakura wiridanga ku idirishya akabona ni wowe ujye umuntu riseriye sibyo ibyo bintu byose ubuvuga ntekereza ko wenda ari icyo utekereza mbanje gushakaho ahubwo kimbwiza ukuri wenda wabonye kimbwiza ukuri ngera urukimbwire kimbwira imbere ya Keza mu by'ukuri Randiro urashaka iki kihese uri umuntu mukorera uri kivuga ko nakikubwiye ko nje kureba inzu kumeze ngo nyisane ubusano hano hirya nabandi na wundi muryango urimo abagore umugore kutajyayo inzu z'inyuma ko haba abagore kutajya ujyayo hano kubera icyo ari wowe wabonye nari gusana hano iwaye gusa ahandi nkareka nari gusana igice kimwe kindi ngakihorera none kuki ari hano wahereye uri gukomanga iyo uhera hariya oya twejya muri byinshi uri mbwici mumagariye nicyo nakubazaga ni iki kibazo uranshakira iki kuko uranshaka w'icyo wamaye amahoro yawe nshanya nakigushubije kandi gushubije muri ayo magambo nkubwira ngo nanje kureba inzu yononekaye ngo nyisane sibyo kandi sibamo wenyine n'abandi bayibamo bambwiye ko inzu ifite ikibazo urangije utiviki yamamagaye ngo inzu ngo irava ubu se kujya kumbeshyera wumvaga biri kukumarira iki byonyine madamu wawe nge namwibwiriye ko yamwibwiye ko nazajya nguhamagara nanjye ndabyemera ibyo impamvu uri kubivuga nuko imvura itayahanuka nihanuka nyine nibwo nanjye nzabikumenyesha kandi nzabikumenyesha uri kumwe na madamu wawe kandi ivyo ni impanuka ntuzirwa amagara ngo ngo nanyagiwe ngo nzahamagara umugore wawe niwe twarabyemeranije abashyitsi bawe horuzona buri munsi bazanyagire ko ivyo abashyitsi mbona buri munsi bahehe baza gukora iki babyihoreye Vicky wajye ubyihorera ubwo nawe Randiro ni ukuri kw'Imana n'amakuru reka nkubwire madamu wanje nta kibazo nje urarakara ngo ngahora kugenzura erega munyamakuru ibya madamu n'ibya cagihe sibyo ntabwo aribyo byebinze nje na Vicky namusobanura iyo umubwira se kuje basi ngira ndese uzi ko nge nagombye kubanza kuhita muhamagara kugira ngira ngo ntabwo ari byo madamu musabura uruhushya nose uko namenye abatiya dusaba imusha bagora reka nkubaze ko namenye amakuru ko yasize abwiye umuntu duturanye hano ngo ajya areba kuhaza ko nabimenye ko yabwiye hari umuntu yasize abwiye ngo ajya areba kuhaza koko twarengana twapfa kabiri tujya dusaba imusha bagora tugiye koko tubagwe nemenje no kwafika muranje kwafika ugomba kubimubwira ko mwarabyemeranijwe n'umugore wawe wisezerano urumva ugomba kubimubwira Kier rwose reka kunteranya na madamu wawe reka kunteranya n'abaturanyi reka kunteranya kandi nanayo aceka ibiki nimbe ninje kureba inzu ngo nisane ubushize ko wavuze ngo aka kantu ngo ntabwo ngo wagatereta
koko ubuje hano gukora iki koko nase Randy? nawe utaseje nibyo ngibyo mbabariye agesinye nase nawe nanje kureba basi naragushaka ukeneye kugaruka rwose hano rwose mbabarira amahoro yanjye nifite ibintu byinshi nyamakuru namusobanuriye ko nanje kureba inzu ngo nyisane kandi umuhindu agiye kuza imvura nyinshi nizi icyo gihe nzaguhamagara yisuri ariko izo muheye iyo mvura nigwa nibwo nzaguhamagara kandi nzahera kuri madamu wa niwe nzabibwira kubwire niko ari nawe uzaza kuyikora none wonje ubwo ngene muzamamagara none se nimwari uko izakorwa je sinkuzi ariko twemeranijwe ko ikibazo ari we nzajya nkinyuzaho nakakikubwira nk'umugabo we ariko mbabara wineranye n'umugore wawe mbabarira rwose nifitiye ibintu byinshi mu bwonko umugore mwamugize umugore ni umukandara umuntu ashaka kwipandara ngo awukenyeze umugore ni ikofu umuntu ashaka none se ko wamuhisemo nyine abo bagore twese ntago twari duhari impamvu wamuhise impamvu ari uwo kubaho nuko wamuhisemo twese udusize none se mu bagore miliyoni bari ku isi nako nanjye ngo miliyoni wari no kujya gutembera ukajya no mu mahanga ariko niwe wahisemo mugihe wamuhisemo mwubahishe ikibazo nuko namuhisemo ikibazo nuko namutunze ikibazo nuko ndi kumwe nawe ubwo ikibazo nikiye koko ikibazo nuko ushaka kumutesha agaciro kandi nanjye uri kukantesha ubusa abantu bumvise uri gukomanga gutyo ukuntu numvise yari inzobe none inzobe yavuye yabaye igikara yarabyibushe none yananutse kugira ngo muteshe agaciro ibyo bintu rwose ndakubaha ibintu uri kwisobanuramo nge ntabwo ibyo bintu mbishaka ntabwo mbyumva abantu barisereye mwumve uko ikibazo kimeze cyangwa naho nuko ibintu bimeze nimba nakubwiye ngo nge nanje kurahinje none kaye kugira nyisane ntekereza ko nta kibazo kindi cyabaye sibyo rwose Randy mahoro ndakwinginze indi hagusanze fiki kwa nahagusanze ukaba utaruhari nibyo nazira ibyo wambwira ngo waje wanje wo gukora iki ubwo ngubwo twemeranije ko utazajya uza hano madamu wawe niwe wagombaga kuza kubireba niba icyo kibazo cyana mwirosha mukagenda gakeya inzu yawe wasanze nayinjemo twayiguhaye nuyirimo nuyibayemo hari ikibazo yifiteho nisubikira ikibazo ni iki koko wahamagarira ukubona umunyamakuru wanabarije ngo ngewe nese nagutabarizo nk'ubu umugore wawe ntabwo ngiye namwiyemereye ko ubwanjye namubwiye ko nta communication umugore wanje nawe urabyemera ubwo suragira ngo koko nzabikora iki oya reka ngubwire Vicky ngewe rero wari umumagara buri munsi ngo hino ngiriri n'umunyamakuru wawe unabariza n'ibiki ngenda nabihaze ngenda nigendeye sibyo ndigendeye ubihaga ariko ugende wagira ubizi cye rwose sinzongere ko ndakubaha nongere mbigusubiriremo mbabara wese kuzaniranya n'umugore wawe oya rwose umukiriya wanje kandi umukiriya mwiza oya bara ibyo twabivuzeho turaniyunga niba ari inzu yawe ushaka ihangana amafaranga yanjye nashiramo urumva mvira mu Rwanda mu nzu naga ari mvira mu Rwanda Imana hari igihe izaba yaraneye iteka muri ntabwo nzemera kuyivamo none ariko undeke cyane oya Vicky ugomba kuyigumamo ntabwo nzemera kuyivamo uri umukiriya kuko uri umukiriya w'imena umenye ko ari we mukiriya wageze ahangaha hanyuma none urabyemeye bushize wari wavuze ngo ntabwo ngo amafaranga ariko sinabyemeye n'icyo pfa nawe Vicky icyo dupfa goshe reka nkubwire Randiro mbabara ndakwinginze wakabyara nibyo warabyaye hungu nakobwa pe Imana izaguhe n'abandi ariko mu byubahiro byawe mbaye agahenge wishaka kunteranya na madamu wawe madamu wawe nta kintu dupfa hanze nk'umudamu wibereye aho indushyi uruhira abana be babiri rwose magahenge wituma madamu wawe azankekaho ibindi bintu kandi nta bundi buvuga imfitanye nawe ubu nyumva se ubunyumva gute kuko ugatinyuka ukaza ugakomanga ahangaha umwana se umuntu w'abana babiri mbo mwana gute umuntu w'abana babiri mbo mwana ariko kandi n'akazi kawe kandi uzibuza amahirwe kandi buri ucishije make tukanumvikana n'inzu nta nubwo wazongera kujya unayigera ntabwo nazongera kujya mvunika hanyuma umugore wawe navuze ko nzajya mucishaho amafaranga se akazajya avuga ko amafaranga yaheze hehe mucisha amafaranga se undi ni ngombwa amafaranga yaha umugore akumwa wabaye ute wajya kumwana ariko uko ngaruka nguko ubwo ugira uvunika ngo nabaze kwishyura nk'ibiki n'ibiki ubundi ucisha magace tukagendera neza tukanabyumvikanaho wari ikibazo waryo nagira ubundi wajya ureka ubwo ntago n'inzu wana uryama nta kibazo sinze kwiga ngo ukine iki umugore sabo cyagutekeye ikibazo reka minera aho ngaho ibindi ubwo nakazi kawe
uzabitekerezeho uzabubwira reka nigendere byanyu ngende nzanye kumpamagara ugenda ariko ugenda wagira rwose reka kuzaniranya na madamu wawe ndakwinginze please umva bye byanyu rwose nandiro mbabarira amahoro mana ubu koko nk'ibi ni ibiki kweri keba ibintu ndumva mbirambiwe aho bigeze